Nongeye kuguha ikaze wo mukunzi ukunda ibikorwa bya Venke Empire, nawe mukunzi iyo filime yacu Ibanga, nkaba nkwaye ikaze hano kuri Venke Empire. Wowe wakoze subscribe nkaba nkushimira cyane, uri umuntu w'intwari cyane. Nawe utarayikora nkaba nshishikariza kugira ngo uyikore, kugira ngo buri gikorwa cyose gikozwe kuri filime yacu Ibanga ujye ukibona mu bambere. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga usabwa kuba warakoze subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose dukoze ujye ukibona mu bambere. So guys, rero murabizi ko uyu munsi twabemereye ko turaba episode ya 55 uyu munsi tukaba tutayibahaye. Rero muraza kwihangana, haje kuba akabazo gatoya ku buryo episode ya 55 itabagezeho. So guys, rero ukuntu wabonye episode ya 54 wayibonye ute? Wabonye ishimishije cyane nk'ukuntu wayishakaga? Episode ya 54 wabonye ukuntu washakaga kwimera ariko imeza? Ese ibintu wabonyemo byaragushimishije nk'ibyo muri episode ya 53? Ese ibyo witeza muri episode ya 55 ni bibi? Ubona episode ya 55 twashiramo iki? Ese episode ya 55 urumva akantu kazamo kihariye arakaye? Ese episode ya 55 urukona ari nk'akaye kantu kamatsiko ukambere kaza muri episode ya 55? So guys, rero murabizi ko ari mwe dukorera, murabizi ko ibikorwa byose dukora ari mwe tuba turi gukorera. Usabwa kugira ngo utere comment hasi aho cyangwa se urayikinge kugira ngo tubone ko nawe uhari. So guys, rero mbaye mbashimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ukaba usabwa kugira ngo uyikore kugira ngo buri gikorwa cyose dukoze kize kikugeraho mu bambere. So guys, rero ukaba uri umuntu w'intwari cyane wowe wakoze subscribe, n'undi utarayikora nkaba mushishikariza kugira ngo ayikore, igikorwa cyose dukoze kuri filime yacu Ibanga azakibona mu bambere. Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime icya kuri Miss Nyambo, ndetse murabizi ko filime yacu Ibanga kuba uyu munsi utasohotse si ukubera ko twayibimye, kubera ko tuyifite, ahubwo nta kabazo gato kaje kubamo gatuma filime yacu Ibanga episode ya 55 itabageraho uyu munsi. Rero muraza kwihangana cyane kuko murabizi ko tubakunda cyane, turabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora kuri filime yacu Ibanga ari mwe tuba turi kubikorera. Rero nta kundi twabigenza. Rero filime yacu Ibanga episode ya 55 kuba tutayibagejejeho si ukubera ko ariko twabishakaga, ahubwo ni ibyuma by'abazungu umuntu ataba yaraganye nabyo ku buryo episode ya 55 yari itarirabageraho. So guys, rero umuntu ukunda filime y'Ibanga ukabona ashaka kugira uruhare muri filime yacu Ibanga, ukaba utarakora hano subscribe hano kuri channel ya Venke Empire, ndetse ukaba utarabashenga kuri bagenzi bawe kugira nabo bakomeze bashigikire filime yacu Ibanga, nabo bakomeze babone ubutumwa bwiza buboneka muri filime yacu Ibanga. Nkaba ngushishikariza kugira ngo bikore mu bambere kugira nawe ubashe kugira uruhare muri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu igeze ari ahantu hashimishije. Murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu igeze ari ahantu buri muntu wese iba iteye amatsiko. Ese wowe iyo utekereje ubona Mama Niyori atababaje? Reba kujya gushaka umuhungu wawe wanamugeraho bwa mbere akakubwira ko atakuzi, akakwihakana cyane, ndetse na Kiramani ubwe twamurenganya nawe kuko ntagamuzi. Ese koko kuba warabyaye umwana ukamuburira mu bitaro ukamugurisha kubera ko nta bushobozi ufite bwo kumurera, biba bibabaje. kugira n'ubundi uzamushake yarakuze akwemerere aba ari ikibazo cyane. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu igeze n'ahantu hashimishije. Ese wowe iyo utekereje ukabona ko Kiramani nabaza papa we akamubwira ngo umukecuru wamwise ngo umwana we mu muhanda bahuye, urabona papa we araza kubyakira ute? So guys, nawe ukuntu biba byagucanze nanjye niko biba bimeze. Rero episode ya 55 niyo dutegereje ngo turebe ukuntu biraza kugenda, niyo dutegereje ngo turebe ibiraza kuva muri episode ya 55. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko tutabahemukira, murabizi ko muri abantu b'intwari mu bikorwa byose tuba turi kubakorera. So guys, kongere duhure ejo saa 7 zuzuye.